Ikaze nanone kuri Big Movie barakwereka dutangirana n'abakobwa babiri barimo kugenda baganira. Gusa uko barimo kugenda baganira hari aho bari baje gukina umukino wa tennis. Uko barimo kuganira barimo kwiganirira nyine ibiganiro byabo. Gusa hari undi musore nawe wari urimo ku ruhande wari uje kubafasha. Barakwereka hari n'umusore yahise atangira kubabwira ati umva ati amazina yanjye banyita Alexandre ati ni njye ugiye kubafasha uno mukino ati ndaba ndi ku ruhande rw'uyu mukobwa wambaye imyenda itukura ati nzajya muhereza tennis noneho wayiguterere. Barakwereka uno mugenzi wiwe ntabwo byamushimishije yahise atangira kubaza uno musore ati umva ati none se kubera icyo uri buze kujya ku ruhande rw'uwo mugenzi wanjye wakaje kurwanya. Barakwereka uno musore yahise atangira gusobanura uno mukobwa aramubwira ati umva ati njye ndaba ndi ku ruhande rwiwe kubera ko niwe uzaba uri gutera utubaro noneho wowe uzajya utumusubiza. Uyu mukobwa amenya ari ubwa mbere aje gukina tennis ntabwo azi amabwiriza ya tennis. Barakwereka uno mukobwa yahise avuga ati umva ati uriya musore menya yagukunze. Uno mukobwa yahise amubwira ati umva urimo kuvuga ibiki ko ntazi ibyo urimo kunsobanurira Maya. Uno mukobwa bamwise Maya gusa uyu wambaye imyenda y'umutuku we ntabwo turamumenya. Uno mukobwa wambaye imyenda y'umutuku yahise amubwira ati umva ati Maya genda uhagarare hariya noneho nze nkwereke ukuntu ngiye kugutsinda. Maya yaramubwiye ati umva ati we ntabwo uri buze kuntsinda kandi nawe uraza kubibona. Barakwereka Maya yahise atangira gukinana ndetse na wa mukobwa w'inshuti yiwe twabonye bazanye hano. Ntabwo turamenya amazina yabo nta nubwo turamenya ngo nukubera iki dutangiranye gutya, ariko ndagira ngo mukuze gukurikirana muraza kugenda musobanukirwa akantu ku kandi. Barakwereka bakobwa bahise nyine bakomeza gukina umukino ndetse wa musore watangiranye nawe yarimo kubabwira ati amazina yanjye ni Alexandre ni njye ugiye kuza kubafasha gukina uyu mukino. Nawe yari ari aho ngaho arimo kureba gusa Maya we barimo kumutsinda cyane. Barakwereka Maya yahise ahamagara wa mushuti wiwe arangije amubwira ati ngwino tuvugane. Maya yahise atangira kubwira wa mushuti wiwe ati umva turiya musore ndimo kukureba wowe bigaragara yuko uriya musore wamukunze urimo kumwitegereza cyane. N'umukobwa yahise amubwira ati umva Maya ati jya ureka ibyo bintu njye ntabwo uriya musore namukunze nuko turimo gukina gusa ati genda hariya dukine. Maya barakwereka yahise avuga ati umva ati ndaza kubibwira musaza wanjye yuko hari undi musore utwigisha gukina tennis bigaragara nkaho wakunze. Barakwereka uno mukobwa yahise amubwira ati umva Maya ati ndakwiyamye ntihagire ikintu na kimwe uri buze kubwira musaza wawe, urabizi neza yuko turi hafi gukora ubukwe utaza kutwicira ubukwe njyewe na musaza wawe ati genda hariya tukomeze dukine uriya musore nta bintu bya danje njyewe nawe dupanga. Barakwereka uno mukobwa witwa Maya yahise abwira wa mukobwa ati umva Mira ndi kugucunga. Kumbe uno mukobwa nawe bamwita Mira. Barakwereka twongere tugaruke hano nanone Mira ndetse na Maya bari bicaye hano. Hari umusore wahise uza arangije atangira kubaganiriza gusa uyu musore nyine afite igikabyo cyinshi yaramubwiye ati umva yewe bakuwa seti mwebwe muzajya mwirirwa mwicaye hano nta n'akazi muba muri gushaka byibura ngo mukore. Barakwereka uno mukobwa bita Mira yahise avuga ati umva ati none se nta kahe kazi muba mwaduhaye tukanga kugakora. Uno musore yahise akuramo rinete arangije aravuga ati nyine ntabwo mwabura ibyo gukora ati dufite ofisi nini dufite kampani nini mwakagombye kuba murimo gushaka imirimo muri buze gukora ahangaha atari ko reba muba mwiyicariye gusa murimo kwiganirira mwirirwa musohoka mwirirwa mujye muri siporo mu bintu bitampaye 12 kubera iki mutagomba gushaka icyo gukora wowe na Maya. Barakwereka wa mukobwa bita Mira yahise abwira wa musore ati umva Andrew ati jya ugerageza gutuza ati yego tuba tubibona yuko hano haba hari akazi ndetse haba hari akazi kenshi ariko bigaragara yuko wowe uhangayikishijwe n'akazi kurusha njyewe bigaragara yuko utajya unkunda. Barakwereka wa mukobwa bita Maya nawe yari ari aho ngaho arimo kubireba. Barakwereka uno musore bita Andrew yahise avuga ati umva ati ndumva wowe uhangayikishijwe n'ibintu by'ubukwe atari ko ngiye mfite ibintu byinshi byo gukurikirana muri business yanjye. Barakwereka wa mukobwa bita Maya yahise atangira kubwira wa mukobwa bita Mira ati Mira turabizi yuko uri inshuti yanjye kuva mu bwana bwacu ati rero jya ugerageza kumva musaza wanjye ati bino byose ababyeyi bacu babyubatse kugira musaza wanjye akomeze kubikurikirana. Mira yaravuze ati yego Maya mba ndimo kubyumva cyane rwose ariko kubera iki musaza waba yigira nk'umuntu uhora mu kazi cyane udashobora no gushaka byibura n'umwanya ngo tunaganire tireba uko dushobora no kuzashakana nta n'ikintu na kimwe muziho. Barakwereka wa mukobwa bita Maya yahise avuga ati umva Mira ati rwose ntugire ikibazo kuri musaza wanjye ati kubera ko musaza wanjye nyine aba yibereye mu kazi wa bene nta nubwo ajya mu bintu by'amayoga cyangwa ajye mu bandi bagore. Mira yaravuze ati yego ndabyumva rwose kandi bigaragara yuko musaza wawe ari umusore mwiza ari umusore uba wibereye mu kazi gusa ari byo ntarasobanukirwa kuri we. Twamaze kumenya ko uyu mukobwa bita Mira hari umusore bakundana ariko uwo musore nyine mu by'ukuri we ntabwo aba amwitaye ahubwo uwo musore abashishikazwe n'akazi. Uwo musore rero akaba umuvandimwe w'uyu mukobwa bita Maya w'inshuti y'uyu mukobwa bita Mira. Uwo musore akaba ari nta wundi nawe akaba yitwa Andrew ariko Andrew akaba ari umusore ukunze kuba yibereye mu kazi. Barakwereka wa musore bita Alexandre yahise
yahise aza atangira kuganiriza uno mukobwa, aramubwira atumva ati nakunze uburyo ukikinamo, turi umukobwa w'umuhanga cyane. Barakwereka uno mukobwa bita Mira, arangije aravuga ati ubuhanga bwanjye se wabubonye iki? Uno mukobwa bita Alexander aravuga atumva ati n'ubwa mbere rwose nahuye n'abakobwa benshi bakina imipira igiye itandukanye, ariko wowe mu by'ukuri uburyo ki ukinamo, uburyo ki uteramo baro bigaragaza yuko uri umukobwa w'umuhanga. Ati kandi ikindi nyine courage cyane, ati amazina yanjye banyita Alexandre. Umukobwa nawe yahise amubwira ati yego nanjye amazina yanjye banyita Mira. Gusa mu gihe bari bakiri aho ngaho bakirimo kuganira, nta bintu byinshi baratangira kuganira, wa mukobwa bita Maya yahise aza ahita barogoya mu biganiro byabo bari barimo kuganira. Maya yahise aza n'amazi ayiteye yahereza Mira, wa musore bita Alexandre nawe bahise binjirana hahandi bajyaga bakinana imipira yabo aho nyine yabaga arimo kubatoreza. Mira yakomeje kugenda gusa yareba Alexandre, ndetse na Alexandre yabaga ari kureba Mira akabona Mira ni umukobwa mwiza. Barakwereka mu gihe bari bakiri aho ngaho, wa musore bita Andrew yahise aza arangije aravuga tumva sha, ati hari abakobwa bari baje gukinira hano, ati rero harimo umugore wanjye, ati narinje ahangaha kugira mbe ndimo gukinana nabo. Barakwereka n'umusore bita Andrew yahise avuga tumva ati kino kibuga cyacu gikinirwamo n'abantu babiri, nta wundi muntu uba wemerewe kujyamo wa gatatu. Ati rero urabugumye hano, ati byibura haze kuvamo umukobwa umwe uri buze kujya gukinana, ati woze kujya gukinana n'umwe ariko umwe yavuyemo. Barakwereka wa musore bita Andrew yahise avuga ati ariko wowe sha turatekereza uri iki? Ati wa gasore we kagakene gaciriritse, uno urimo kugerageza kumbwira icyo gukora, we nta kintu na kimwe cyo kumbwira gukora ugomba kumbwira. Barakwereka uno musore yahise amubwira ati boss ariko nubwo urimo kumbwira nabi ariko njye niko kazi kanjye nkora hano. Barakwereka Mira yahise aza, wa musore arimo gutonganya uno musore bita Alexander ukora ahangaha. Mira aravuga ati ni iki kirimo kuba hano? Barakwereka uno musore bita Andrew yahise abwira Mira ati ni kano gasore k'inzererezi karimo kumbuza kwinjira hano, kakanga yuko ndi buze gukinana namwe. Barakwereka uno mukobwa bita Mira yahise abwira wa musore bita Andrew ati ariko Andrew ujye ugerageza kubaha abantu, uyu musore ni ubwa mbere muhuye none urimo kumwita inzererezi. Andrew yahise avuga ati nyine kano gasore ni inzererezi, ati si kano kantu gakora hano, ati gahembwa n'amafaranga makeya cyane, nanjye nshobora guhemba umukozi wanjye gukora amasuku muri kampani yanjye. Barakwereka wa mukobwa bita Mira yahise avuga ati umva ati Andrew ntabwo ufite uburenganzira bwo kuza gusuzugura umusore uri mu kazi kiwe, nta burenganzira na bukeya ubifiteho. Andrew yahise avuga ati wow, ati Mira ni wowe urimo kugerageza kunkanga gutyo, ati ntabwo urimo kwireba. Mira arangije aravuga ati umva ati uyu musore nta kibazo na kimwe mufitanye, ari mu kazi kiwe arimo kugerageza gukora akazi kiwe, ati mureke rero. Gusa wa mukobwa bita Maya we yahise avuga ati umva ati murimo gupfa ubusa, ati Andrew niba ashaka gukina natwe ati naze dukine, ariko hari icyo gutera impaka, hari icyo gusakuza hano, ati nawe naze nyine ubwo tugende gukina, turaza gukina turi batatu. Umukino warabaye ndetse unarangiye, wa musore bita Alexander yari ari hano arimo kwikoropera hahandi yajyaga akora. Gusa Mira we yahise abwira wa boyfriend wiwe ndetse na mushuti wiwe bita Maya ati ndagira ngo mugiye mu modoka ati gatoya, ati ngiye kwihagarika. Mira yahise aziruhande rwa wa musore bita Alexandra. Mira yahise atangira kumbwira tumva ati nanjye kugusaba imbabazi kubw'uri ya musore dukundana, ati yaje kubwira nabi, yakubwiye amagambo mabi. Uno musore bita Alexandra yahise avuga tumva turi ya musore mukundana, ati nta magambo mabi yambwiye, ahubwo ibyo yambwiye byose byari ukuri. Mira arangije aravuga ati ni iki se yakubwiye? Ati buri mu kazi kawe, ati burimo kugerageza kurinda akazi kawe, rero nta mpamvu yo kuza gutekereza yuko wakoze amakosa. Barakwereka Alexandra yahise amubwira tumva ati nanjye nageragezaga kumubwira amategeko y'akazi nkora, ariko nyine yaje atangira kumbwira nabi, atangira kumbwira amagambo ansubiza inyuma, nyibutsa yuko ndi umusore w'umukene, ndi umusore udafite ikintu na kimwe. Mira yarabyumvishije. Mira arangije aramubwira tumva Alexander ati gerageza kwihangana. Alexander arangije aravuga tumva ati nubwo nkora kano kazi ati njye nanga ukuntu abakire nk'abariya baza barimo kunsuzugura. Mira arangije aravuga ati ariko njyewe ntabwo nshobora kugusuzugura kubera ko nabonye udufatiye runini, utwigisha ibintu byinshi umuntu atabazi, rero uri uw'agaciro hano, ntukajye wiyumva nk'aho uri umuntu uciriritse, nawe uri umuntu wa danje. Alexander arangije aravuga ati umva ariko nka biriya byabaye n'uriya musore yaje ambwira nabi, biriya byo ndabimenyereye muri kano kazi nkora. Barakwereka Mira arangije aravuga ati umva none se hari umuntu waba ufite mwaba mukundana? Uno musore bita Alexander arangije aravuga ati umva ati njye nta muntu mfite dukundana, ati uso umusore w'umukene nkanjye ninde wanyemera? Mira yahise abyumva arangije arita mu gutwi, arangije ahita atangira kubwira wa musore bita Alexander afite ubwoba, ariko Mira yahise amubwira ati none se ati wazaretse njye nawe umunsi umwe tugasohoka tukajya gusangira kofi. Barakwereka uno musore bita Alexander arangije
arangije aravuga ati umva aturiya musore mukundana nabonye umeze kuri ufite amahane kuriya ashobora kuzansanga njyewe nawe turi kumwe twasohokanye ugasanga ahise ananyirasira da. Mira yahise amubwira ati umva turiya musore nubwo dukundana ariko mu by'ukuri mba mbona wagira ngo ntabwo abirimo. Buno musore bita Alexander arangije aravuga ati umva ati ntabwo urimo kumbeshya ati nyamuneka atazansanga turi kumwe yarangiza akankubita. Gusa Mira yahise amubwira ati mpereza namba yawe. Alexander nawe yahise atangira kubwira Mira namba yiwe, nuko nguko Mira yahise acyura namba ya Alexander. Gusa Mira nubwo akundana na wa musore bita Andrew ariko Mira we na Andrew ababona nyine nta kintu na kimwe kiba kirimo kugenda urukundo rwabo ubona yuko rukirimo akantu k'agakonje. Andrew yahise azana Mira arangije aramubwira ati wabonye office ugomba kuzajya ukoreramo ati no biro niyo ugiye kuzajya ukoreramo amafaranga uzajya wirirwa ukonsoma niyo uzajya uyakura ati ibyo ngibyo urimo kubyumva neza. Mira yarabyumvisha arangije aratanga aravuga ati none se Andrew turifuza yuko nzajya nza hano muri office nkirirwa nicaye ntazi n'ibyo ndimo gukora. Andrew yahise avuga ati umva ati nzazana umuntu uzajya ukwigisha gukora akazi uzaza ukore hano aho kuzajya wirirwa ukonsoma amafaranga yanjye nta kintu na kimwe urimo kunyinjiriza. Rero ndifuza yuko uzajya ukora nkazajya nguhereza amafaranga wakoreye apana kuzajya wirirwa unsaba amafaranga yo kwirirwa utemberamo yo kwirirwa wishimishamo. Papa wibuke yuko ari no mu zabukuru mutamfite nta kintu na kimwe mushobora kuba mwageraho, rero ugomba kuza ukicara hano ukazajya ukora. Mira arangije aravuga ati umva Andrew ati ntabwo ngiye nshobora gukora ibyo urimo kumbwira ati niba ntaza akazi ati niba nifuza kuza gukora mu kano kazi kawe kubera iki ibyo ngibyo byose utabubimbaza kubera icyo utambaza icyo wifuza icyo nkunda ati icyo nifuza gukora ahubwo wowe ukantegeka ibyo nza kuza gukora hano. Andrew yahise arakara atangira kubwira Mira ati Mira ugomba kuza gukora hano ukaza ukicara ahangaho ukaba umukozi wanjye nkazajya nguhemba ukazajya ubona n'amafaranga yo gushira papa wawe w'umukene ugeze mu zabukuru. Ati sinzi impamvu ibyo ngibyo utarimo kubyumva neza ati papa wari muri pansiyo. Mira yahise atandukana na Andrew gutyo. Mira barakwereka yaje muri restaurant kugira aze guhura na wa musore bita Alexander. Alexander yaraje arangije amupfuka mu maso. Mira yahise amubwira ati reka nguhereze telefone. Gusa Mira yahise amenye yuko ari Alexander nyine. Mira arangije amubwira ati umva ati nari mfite ubwoba naritekerezaga yuko wenda yaba ari nk'ibisambo. Barakwereka wa musore bita Alexander yahise aza atangira kubwira Mira ati humura rwose njye ntabwo ndi igisambo ndi umwana mwiza ati nubwo ubona ndi ikirara njye ntabwo ari uko nguko nteye ntiwite ku myambarire yanjye ngo wite kuba mfite ibitatuwaje byinshi kuba nambaye ipantaro y'amadeshire ati ibi ngibi nambaye rwose ntubyiteho. Mira yarasetse arangije aravuga ati hoya ati ibyo ngibyo nanjye ntabwo nshobora kubyitaho. Barakwereka wa musore bita Alexander yahise avuga ati none se Mira kubera iki waje ukicara hano ukaba wicaye nta kantu na kamwe ko kunywa ufata ati byakugendekeye gute? Mira yahise amubwira ati umva ati nari ntegereje yuko wowe uri buze kuza nyine tukaza gusangira tugatumizanya icyo turi buze kuba dusangira njyewe nawe. Nuko nguko Mira yahise atangira kubwira wa musore bita Alexander. Barakwereka Mira ndetse na Alexander bakomeje kuba bari aho ngaho barimo kuganira binywera n'amazi. Gusa bakira aho ngaho wa musore bita Andrew yahise azahita amenaho amazi wa musore bita Alexander. Mira yahise ahaguruka arangije aravuga ati Andrew ufite ikihe kibazo wowe uraza ugahita umenaho umuntu w'amazi gusa? Andrew yahise atangira kubwira Mira arangije aramubwira ati umva Mira narakubwiye ati sinakubujije kugendana na kano gasore k'agakene ati kubera icyo ubugendana n'abantu baciriritse nk'aba ngaba. Mira arangije yumvisha amagambo Andrew yari arimo kuvuga. Mira yahise abwira Andrew ati Andrew ndavuze ati sohoka ahangaha muri ino restaurant bitaraza kuba bibi. Andrew nuko nguko yahise asohoka. Mira yahise yicaza wa musore bita Alexander yarangije aramubwira ati Alexander atumbabarire. Alexander yahise avuga ati umva Mira ati sha bino bintu sinshobora kubyihanganira rwose ntabwo nshobora kuzajya nkura nawe nkubitwa cyangwa menwaho amazi abantu banuka ibigambo bibi nka biriya reka nigendere. Mira yasigaye aho ngaho agerageza no kubwira wa musore bita Alexander ati nyamuneka Alexander gerageza kunyumva, ariko Alexander icyo gihe nyine yari yarakaye. Barakwereka twongere tugaruke hano hahandi Alexander yajyaga akora. Mira yahise aza arangije ahita abaza undi musore nawe wahakoraga arangije aramubwira ati umva ati nashakaga umusore wakoraga hariya mu kibuga mo imbere bita Alexander ati uwo musore ushobora kumumbonera? Barakwereka uno mukozi yaramubwiye ati umva mawuje ati njye ndi mushyashya ahangaha abakozi bahangaha bose sindabamenya ariko ibigaragara byo uwo musore ashobora kuba yaranasezeye akazi. Barakwereka Mira yahise avuga ati umva ati none se ati nta yindi namba yiwe waba ufite yindi byibura? N'umukozi yaramubwiye ati umva ati njye nibwo bwa mbere nkiza gukora ahangaha nta bintu byinshi ndamenya sinzi niba wenda yaba yarasezerewe ku kazi cyangwa yaba akiri hano mu kazi. Mira arangije aramubwira ati okay
urakoze byibura reka ngende no kurebamo hariya imbere mu kibuga ndebe yuko nshobora kumubona. Barakwereka Mira yahise aza arangije yicara hahandi muri ka resitora kegeranye na cya kibuga cyaho Alexandre yajyaga akorera. Mira yarahicaye kugira ategereza arebe yuko wa musore bita Alexandre byibura ashobora kuza. Barakwereka Mira mu gihe yari akiri aho ngaho Alexandre yaramubonye, ariko ubu Alexandre agerageza kwirengagiza Mira, ariko Mira yarabibonye. Mira yahise akurikira wa musore bita Alexandre. Mira yaramuhamagaye aramubwira ati Alexandre ati ufite ikihe kibazo? Ati ndimo kuguhamagara ntabwo urimo gushaka kumvugisha. Ariko Alexandre yari yarakaye cyane. Mira yahise yegera wa musore bita Alexandre. Mira yahise atangira kumbwira aramubwira ati umva Alexandre ndagira ngo ngusabe imbabazi, ati ndagira nkubwire ibyabaye, amakosa ndayemera yuko ari ayanjye kuba narakundanye n'uriya musore, umusore ugira umujinya nk'uriya, ariko mu by'ukuri ayo makosa yose ndayishiraho, ndagira ngo ngusabe imbabazi nkubwire yuko ibyo bintu bitazasubira. Barakwereka Alexandre yahise abwira wa mukobwa bita Mira aramubwira ati umva Mira ati reka nikorera akazi kanjye nawe ugenda usubirane n'umuboyfriend wawe, kubera ko ibi ngibi nta hantu na hamwe bishobora kuzatugeza. Ati se ubundi reka nkubaze, ati ubundi urimo kungendaho uragira njyewe nawe dukundane? Mira arangije aravuga ati ntugerageze kuvuga gutyo, bisa nkaho njye nawe hari umubano twari dutangiye kubaka w'ubushuti, rero ntabwo nifuza yuko bishobora kurangira gutyo. Mira yabwiye wa musore bita Alexandre aramubwira ati umva ati binabaye ngombwa uriya musore bita Andrew ati nshobora no kumureka, ariko umubano wanjye nawe numvaga ari umubano udasanzwe, numvaga nishimiye kuba ndi kumwe nawe. Barakwereka Alexandre yahise abwira Mira ati umva Mira ati ndimo kubyumva yego, ariko wibuke yuko uriya musore murimo gukundana ari umukire, gerageza kumva rero ibyo uriya musore w'umukire akubwira. Yanakubwiye yuko iwanyu muri abakene ugomba kumva ibyo we akubwira nyine, kubera ko niwe ubahereza amafaranga. Mira arangije aravuga ati oya ntabwo ari uko nguko bimeze, ati papa wanjye nubwo wenda ari umukene ubu ngubu nubwo atakibasha gukora, ariko papa wanjye aritunze ntabwo atunzwe n'uriya musore. Barakwereka bakira aho ngaho Mira arimo gusobanurira uno musore bita Alexandre byose uko bimeze. Wa musore bita Andrew yahise azana na papa wa Mira. Barakwereka wa musore bita Andrew arangije yahise atangira kubwira papa Mira ati umva ati dore bya bindi nakubwiraga rero, dore umukobwa wawe ati ndebera agasore asigaye akundana nako, ni agasore gatoragura imipira ahangaha. Andrew yahise avuga ati umva ati se ubu koko umukobwa wawe yakundana n'aka kantu? Ati reba kano gasore kameze gutya k'agakene, ubu koko bazakundana bakazubaka urugo? Barakwereka papa wa Mira yahise atangira kubaza Mira ati Mira ati nsobanurira, urabizi neza yuko ukundana na Andrew? Ati ibyo Andrew arimo kumbwira ni ukuri? Barakwereka Mira yahise avuga ati papa ati Andrew ibyo arimo kuvuga ati nanjye sinzi ibyo ari byo, ati njyewe njya nza ahangaha nje kwikinira tennis gusa. Uno musore rero yajyaga amfasha gukina tennis, yari ameze nka koca wanjye. Rero twaje gupanga igihe kimwe turasohoka dutangira kwibera inshuti, dutangira kujya tuvugana. Rero uno musore bita Andrew yarabibonye atangira kuzana ibintu byo gufuha. Andrew yahise avuga ati hoya ati ibyo Mira arimo kukubwira arimo kukubeshya, genda bizi neza yuko we n'uyu musore hari undi mubano bafitanye atari wo gukina tennis. Barakwereka uno mugabo papa Mira yahise avuga ati umva nkubwire Andrew ati niba Mira ahura n'uyu musore bakiganirira nta mpamvu n'imwe ihari yo kubwira Mira nabi cyangwa se kuza kunteranya n'umukobwa wanjye. Ati rero wishaka kubwira umukobwa wanjye nabi cyangwa uzubwira uno musore nabi ngo ni umusore w'umukene, ngo ni umusore udafite amafaranga, tuno musore n'umwana ukiri mutoya ashobora gukorera amafaranga akazayabona. Rero ntukajye usuzugura abantu bigeze aho ngaho. Andrew yahise akuramo rinete atangira kubwira papa Mira ati umva papa Mira turabizi neza ati umukobwa wawe ndamukunda, ariko ntabwo mba nishimiye yuko umukobwa wawe agendana n'abantu nk'aba ngaba baciriritse badafite iterambere, badafite n'ejo hazaza. Ati kubera iki ibyo ngibyo utarimo kubyumva? Ati ntabwo urimo kureba umukobwa wawe umusore arimo kwishoraho, ati umusore yifuza gukunda nawe uburyo cyameze. Papa Mira arangije aramubwira ati umva Andrew ati umusore uko yaba ameze kose turabona ko byibura ko uyu musore yaje gukora akazi, yatagiye mu biyobyabwenge, ari umusore ubushishikajwe n'iterambere ryiwe ry'ahazaza. Rero kuba arimo kuvugana n'umukobwa wanjye, urumva umukobwa wanjye yambwiye yuko nta wundi mubano bafitanye, ari uko batangiye kwibera inshuti gusa nk'umusore wajyaga umukoresha siporo. Rero wigerageza guhimba ibinyoma, utangire guhimbira umukobwa wanjye amafuti kandi nta mafuti yakoze. Ati Andrew turabizi ati utekereza yuko uri umusore w'umukire, uri umusore ufite amafaranga, ati utekereza yuko umukobwa wanjye atagufite atabaho. Ati none reka nkubwize ukuri, ati no magambo umukobwa wanjye niwe wakagombye kuba arimo kuyakubwira, ariko ngerekanya kubwire ku giti cyanjye. Ati narabibonye inshuro nyinshi wagiye unsuzugurira umukobwa ugenda umubwira yuko uri
umusore w'umukire ufite amafaranga. Ati rero niba bidashoboka ati kuzajya wubaha umukobwa wanjye, ndagira ngo umubano wawe nawe urangirire ahangaha, ntuzongere kuzagenda ku mukobwa wanjye. Andrew yahise yivumbura ahita asiga papa wa Mira ndetse na Mira na wa musore bita Alexander aho ngaho. Mira yahise ashimira papa wiwe, Mira gusa aramubwira ati papa tumbabarire nyine, turabona yuko byibura Andrew yari umusore wari ufite amafaranga, ati rero umbabarire kuri ibyo ngibyo bibaye kuba ntandukanye nawe mwabona uburyo. Papa wa Mira yahise avuga tumva mwana wanjye, ati nakoze ibishoboka byose kugira nkurere kandi nkurere neza, ati rero nta mpamvu yo kuzakundana n'uriya musore nk'uriya utubaha abantu, umusore utubaha ikiremwa muntu, ati uburenganzira ni ubwawe, ati niba uno musore ushobora no kumukunda ati wamukunda kubera ko ari we urimo kwiyumvamo, rero njye ntabwo nagushyigikira kugenda gusanga umusore nk'uriya w'umwiyemezi utubaha abantu ukazabaho utishimye. Niba ushobora kuzabana n'uno musore ukumva urishimye, njye nguhaye uburenganzira, niba umukunda mukunde, kandi niba uno musore nawe agukunda mwembi mukundane, ariko ntuzagende ku musore nk'uriya usuzugura abantu. Ati sibyo mwana wanjye, ati kandi nguhaye umugisha, urukundo rwawe n'uyu musore niba mukundana genda uhaye umugisha. Barakwereka papa w'uyu mukobwa bita Mira yaramubwiye atumva musore, aturabizi ati cyambere kuba ufite umukobwa wanjye, ndabizi yuko ufite umuntu w'ingenzi mu buzima bwawe, ati icyo nagusaba ati ni ukuzankundira umukobwa, ati kandi ugakora cyane nk'umusore nyine w'umujene urimo gutera imbere. Barakwereka Alexander yahise amubwira ati papa ati kuba umpaye umukobwa wawe, ati kandi kuba wemeye yuko nkundana n'umukobwa wawe, ndakwizeza yuko umukobwa wawe nzamukunda kandi nkazanakora cyane kugira njyewe nawe tuzabeho twishimye. Barakwereka papa Mira yahise ashyigikira urukundo rw'umukobwa wiwe ndetse na wa musore bita Alexander. Papa wa Mira yahise abwira Alexander atumva ati umukobwa wanjye uzamwiteho, ntuzajye umubwira ibigambo bibi nk'ibyo uriya musore bita Andrew yajyaga amubwira. Alexander yahise abwira papa Mira atumva ati papa ati njyewe umukobwa wawe ntabwo nzamubabaza kandi nta magambo mabi nzigera amubwira. Papa Mira yahise avuga ati okay ndakwizeye kandi nabibonye yuko rwose uri umusore ukwiriye umukobwa mwiza nk'uwanjye. Barakwereka Alexander ndetse na Mira basigaye aho ngaho. Mira yahise yishima cyane. Barakwereka Alexander yahise avuga ati Mira ati ntabwo nari nizeye yuko bino bishobora kuba, ati najyaga mbona uri umukobwa mwiza nkabona uri mu rwego rwo hejuru, numvaga yuko mu by'ukuri udashobora kunkunda, ariko ku munsi wa mbere ukimbona nkimara kukubona nahise mbona yuko njyewe nawe hashobora kuvamo urukundo, gusa natekerezaga yuko ari inzozi narotaga. Mira yahise abwira Alexander ati ni inzozi se, ati none inzozi zawe urazikabije. Alexander yahise amubwira ati yego ubu ngubu ndi kuba mu nzozi zanjye, ati inzozi zanjye ndazikabije nagize ku munsi wa mbere nkimara kukubona. Alexander ndetse na Mira basigaye aho ngaho. Mira yahise akatira wa musore bakundanaga bitaga Andrew. Mira yirengagije ubushuti yari afitanye n'umuvandimwe wa musore bita Andrew. Mira yirengagije amafaranga menshi Andrew yari afite. Mira rero yanze agasuzuguro Andrew yajyaga amusuzugura, ahubwo Mira ahitamo kujya aho azabona amahoro mu rukundo. Turabashimiye rero kuba mwabanye natwe. Yari Big Move, kanda subscribe ndetse unatubwire muri comment uburyo kiwumvishije mw'iyi nkuru yacu cyangwa se film yacu, ukande like ndetse unasangize n'abandi bantu uzi bakunda film nk'izi ngizi. Turabashimiye rero, kora subscribe izindi nkuru nk'izi ngizi cyangwa se utundi dufilimi nk'utu ngutu nakagaruka kuri Big Move.